ikimenyimenyi cy'umuntu wasenze Imana ikamwumva nuko abona ibyo abandi batabonye, nuko agera ku byo abandi batagezeho, nuko yicara aho abandi baticaye, nuko amaboko ye yakira ibyo abandi batagize ute batakiriye. Ninde ubyumva? Tere haleluya. Ibanga ni rimwe ngo Pawulo afata icyo kirereta ku kuboko, ngo arangije barabira ngo nimucane umuriro, ngo bacane umuriro agikunkumurira he. Dore ibanga rya mbere, icyakurumye cyose kirakunkumurirwa he. Aha ni ku gicaniro turi, aha ni ku gicaniro cy'Imana, aha ni ku muriro w'Imana. Turaje tubikunkumurira he. Hari ibintu turakunkumurira he. Hano harimo umuntu urwaye sida igiye gukira, kandi azatanga ubuhamya ku isi yose abwira abantu ngo Imana ni Imana ikiza sida. Iri joro ni ijoro ryo guhura n'Imana. Iri joro ni ijoro ryo kubona igitangaza cy'Imana. Iri joro vanamo imibare, nubara birabyarase, ariko nuwizera urabona ukuboko kw'Imana. Niwizera Imana ijambo ugiye kwatura ribona. Niwizera nuhagarara bwema ukamenya ko ari Imana ishobora byose, urabona iki Imana iri kuvugana nawe. Ndashaka kuvuga ku ncamake y'umugabo narivuze bita Pawulo. Pawulo n'umugabo wari Sawuli, niryo zina rye ryagiraga mbere. Iryo zina ryitwa Sawuli ni izina ryo mu muryango w'Ababenyamini, niyo akomoka. Yari umuyuda ariko akagira ubwenegihugu n'ubw'Uburoma, akagira n'Ubugiriki. Yari umuntu ufite ubwenegihugu butatu. Yari umuhanga, yari yarize amategeko, ntabwo yari umuswa. Oya, yari umuntu wize kandi afite maîtrise muri ibintu byose. Yari umuntu wemerwa, yari yarize teoloji, yarayigiye ku birenge bya Gamariyeli. Yari umugabo w'igitangaza, mutagira ngo yareshyaga nanjye. Icyo akora ngo yari mugufi nka papa wiri, icya kabiri yari mutoya nkanjye, icya gatatu yari afite cyihariye. Yari umugabo ngo ugira ihanjagara ryinshi cyane, yavugaga ijambo akarihagararaho washaka ukamubereza. Yakubwira ati nabivuze ati kereka niba ushaka ko nzaza azanye inkoni niba uzumva. Dore yari umuntu uteye ubwoba, ariko aba mu gice kimwe cy'amategeko atari yamenye Imana. Buriya dushobora kuba abantu beza tukagira imitima myiza ariko tutari twamenya Imana. Kuko kumenya Imana ni kimwe no kumenya Yesu ni kimwe no kumenya Umwuka Wera, kuko ibyo ntibitandukana. Bemeraga Imana mu mategeko yo kwa Mose, ariko bagahakana Yesu waje gucungura abantu. Iryo zina yemeye guhaguruka, afata inzandiko ahawe n'abatambyi mu rusengero, ajya kubabaza bari mu nzira yitwa iya Yesu. Arabababaza bye. Wavuga Yesu ati mumushakire ahantu hari gereza hafa Kimirongo Brigade mumwumvishe. Wavuga ngo haleluya ati abo ni aba Yesu, mushakire ku Gataje Remera. Don arabafunga, arabababaza. Ku munsi wari uteye ubwoba, mbabwira ikintu yakoze. Agenda agiye kwicisha Stefano, baramufata nta mbabazi nta miyaga, baramubwira ngo urongera kuvuga iryo zina, urongera kuvuga iryo zina. Stefano arababwira tumva reka mbabwire, uhereye ku gihe cya basogokuruza banyu ntimujya mwumva, mwisha abahanuzi murabarenganya, mukubita ubwoko bw'Imana mubugirira nabi uhereye kuva kera. Avuga guhera kuri sogokuruza mukuru Aburahamu, arazamuka agera kuri Mose, ava kuri Mose arazamuka agera ku bahanuzi ba Yeremiya na ba Ezekiyeli n'abandi bahanuzi. Aravuga ngo bavuze ubutumwa murabica mubagirira nabi. Asoza ababwira ngo yemwe mwa bwoko bubimwe butumva butagira amatwi, muzageza he kugirira nabi ubwoko bw'Imana? Ngo biziba amatwi, baravuga ati aranadututse. Baramuboha bamukubita amabuye mu mudugudu, bamwambura ikanzu yari yambaye y'ubutambyi yakora. Buriya mu rusengero bagiraga protokole yo kwambara amakanzu yabyo. Ntabwo mwebwe mwiyambarira mubonye nta kibazo, mwarabohowe mujye sinzi n'amakanzu mwarayahagaritse, musigaye mwambara n'utubaju twa hano. Zuno tubaju n'utubaju nuduki n'utumini, urakoze n'utumini. Twebwe turi ku ngoma yo kwibohora n'utumini twaraje, ariko kera bambaraga amakanzu. Barayimwambuye, Stefano bamuteye amabuye, arambaza aravuga ngo Mana ubabarire kuko batazi icyo bakora. Bafata ikanzu bayijugunya ku birenge bya Sawuli. Mwabyumvishije? Muzi igisobanuro cyabyo?
Imana kuko ari umureberezi mwiza yarebye akarengane Stefano akorewe, iravuga ngo uyu mugabo nawe ni mumuhe transfert y'umwuka. Iyo kanzu kwishugunya ku birenge by'uwitwa Sawuli, Imana arivuze ati nawe bazakumvisha, bazakubona. Ngo arayifata ayishyira abantu, arabwira ngo nimurebe akazi twakoze. Abari bamutumye baravatira umuntu w'umugabo, kubita izo mbwa shezi zirwa ziboroga ngo Yesu araje, ngo Yesu azagaruka se ari mwirimbi. Mujye nimwumva bavuze ngo yarazutse, mujye mukubita. Nimwumva bavuga ngo yarazutse, ngo yaraje, ngo arimo arakora, mukubite. Iri zina turi kwambaza nona hari abantu bari kubitiwe. Erega mwebwe muri ku ngoma nziza ibintu byaroroshye. Barari kubitirwa, bari gukubitwa n'uwitwa Sawuli. Igitondo kimwe ngo agida amasiko, Imana iramureba iganira na Yesu umwana wayo atari kuri ya mugabo nitwamubyaza umusaruro. Buriya aho kumwitura ibibi yakoze, uwamukubita hasi akamukoma hasi, akagarura agahanga ke hasi, ijisho rimwe rikareba umuryezi, buriya ntiyakumva. Hari igihe twanga gukizwa ku neza tugakizwa ku nabi. Buriya ni muri abantu banze kuza ku neza, hari umunsi bazaza ku nabi. Erega natwe twaje nabi. Mana yanjye, ugira ngo waje neza yita gufatira ahantu ngihagukandire ntiwari kuza. Mpagaze hano se itaramponje hasi, ndashima Imana ko ijisho litavuyemo. Ariko hari ibindi byanyanyagiye, kifu yanjye yaranyanyagiye, akawunga kanjye karanyanyagira, umuceri wanjye uranyanyagira, ibintu byose, ibirayi biranyanyagira, amakara aranyanyagira, ibyo naranguzaga biranyanyagira, sigara n'aya marite dinari. Iyo bitanyanyagira n'ubumba niyo. None ugira ngo nari gupfa kuza kwirirwa hano nzaho ndi bukorera 200 ku munsi? Ayo mafaranga twarayakoreraga tukayinjiza ku munsi. Wayatuga abakiriya baryoshye nk'abo, muganira agasiga 100, muganira agasiga 200 ukibuka gusenga. Hari abaje nta nakawunga gasigaye, baritaba baraza. Wenda ndi muri bo, ariko Paulo yaje ahuye na Yesu amukubita hasi, amumena ijisho. Ngo yumva ijwi rimubaza ngo Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki? Arabaza ngo mwami urinde ndenganya. Aravuga ngo iryo zina rya Yesu, uwo ni we Yesu muvugana. Uyu mwanya haguruka ukomeze iyo nzira igida Damasiko, ugenda ushaka umugabo bita Ananiya, aragusengera kurambika ibiganza, hanyuma ubwo buhumyi nguteye ni ufite ubasha bwo kubugukura. Ntimwumva kode uwari ibintu Imana yateye abantu nitwe tugomba kubivana. Ikayigukubita indwara ikavuga ati papa wiri n'ufite kode, nimudahura ntuzaba. Icyane ubu ikibazo cyawe hari umuntu ufite kode yacyo neza mawe, uzagira gutya yarambike ikiganza ugasigara wibaza ariko ubu nari mpfuye uriya muntu koko uziko twajyaga tunahura, mwarahuraga ariko wari utari wamumenye. Amen, haleluya. Hari umukobwa twiganye mu ishuri, yaratwariganye muri primaire tujyana no muri secondaire. Icyo gihe yajyama ngo harya musigaye ngura umukozi w'Imana. Yasuwe ngo ariko Mana kubwo surabishobora, nanjye narabishoboye kubera Imana. Ngo aha ngo nzaba ndeba, kandi kuko yarabibonye. Umunsi umwe araza arambwira ati ndapfuye ndambika ibiganza, umwana wanjye arapfuye n'ukuri kw'Imana, bambwiye ko nta wundi wamukiza atari wowe. Nanjye senze biba mawe. Ubu uyu munsi ninyahamagara iyo ari umutwaye itavuga ati mukozi w'Imana, apana munyeshuri twiganye. Ibyo binahita bwira n'abana ati muramenye mutazakora amarorero. Mwariganye ariko uyu munsi ahari ndi mwiganye. University yaciye irihariye, mwitonde. Urajyana birya byo koma mwariganye, uratahira. Urajyana gushaka Imana, urayibona muri bo. Niko bigenda. Iyo uzanye akamenyero ku muntu mumuriraho umugisha, iyo uzanye kutamenyera ubona umugisha. Ibanga uzirinde kumenyera umuntu Imana igambiriye kuguheraho umugisha. Kandi uwo muntu mubana ntuzi uwo ari, ujye umwitondera umwubahe ntukamumenyere. Urashaka kubona umugisha ntukamenyere. Ubwira umuturanyi ngo ujye wirinda kumenyera. Paulo arahamagarwa araza. Ntimwumva kaje ndagenda nirukanga kugira ngo soze. Uko yaje afite igikomere kivirirana, Imana ntiyakimukiza. Munyumve neza,
imutera igikomere kiyaki, arasenga aragenda avuga ubutumwa ariko ntiyagira ute. Muzi impamvu yakimuteye kuriya? Ni igikomere nawe yari yarakomerekeje umutima w'Imana. Uzirinde kubabaza Imana kuko nawe ushobora kuzagusigaho igikomere kikubabaza iminsi. Niwumva Imana ikubwiye ngo ngwino, itaba hakiri kare, itazagusiga hetiketi cyangwa se icyaje. Bwana sifiwe. Kera twarabasinzi dukunda kunywa inzoga, tukayanywera none ga tugahiga imihigo, tumaze gukizwa ngo noneho Mana nuyagarura tuzayatanga mu rusengero kugira ngo tuyabone. Ni gutya. Ariko tukiri abasinzi twarayabonaga. Jya ukorera Imana hakiri kare, kuko hari umunsi izagukubita uruguma ugendana, urusengane, urwirirwane, ururarane, urwihiririze ntiruveho. Kubera iki? Waje wagoye Imana. Yes, uko nugora Imana nawe izagutera umubabaro ushobora kuzaba w'igihe kirekire. Amen. Yitabye umuhamagara araje. Dore ibintu bikomeye yahuye nabyo muri ubu buzima. Reka mbabwire, kandi natwe twese ducamo, bigoye bijya bimbabaza. Icya mbere, umunsi yakirijweho bwa mbere abaye inshuti ya Yesu, yabaye umwanzi w'Abayuda. Kuko Abayuda baramukoreshaga mu kurwanya itorero ry'Imana. Arakijijwe, amenye Yesu, kandi uwo Yesu niwe batemera. Gukizwa kwe kwamuhinduye umwanzi w'iki? W'Abayuda. Yacomotse mu ntego yabo, acomotse muri gahunda yabo. Bari bafite gahunda yo kuvuga ngo tubabaza bari abantu bavuga inzira ya Yesu, ngo yarapfuye, ngo ni umwami, ngo yarazutse, ngo yicaye iburyo bw'Imana data wa twese, ngasigaye abonekera abantu yaranapfuye. Ntimwumva ko ari abazimu? Niko bababwiraga. Nta muntu ubonekera abantu yarapfuye bivuga ngo ni umuzimu. None bayobye ngo ni umwami. Ntiwumva ikirego bari bafite? None Paulo wize nawe arayobye. Wize kuko arya babwira ati nawe wize, nawe waje kusha. Ubu bari ati kwa Papa Wili niko bahita, sino kwa Yesu. Kwa Papa Wili ati warize, hari gifite amashuri angahe? Ati mfite PhD. None se wafite angahe? Ati reka dati ntayo. None se akuyoboye gute umurusha amashuri? Ntumva ko ari ikibazo? Isuko muyoba, hari aho wigeze ubona umuntu ufite amashuri menshi ayoborwa n'umuntu udafite amashuri menshi, urumva atari ukuyoba? Nawe wize amategeko, soma mu byanditswe. Bamujyana mu byanditswe. Ngo wahuye na Yesu, mwahuye mute? Nagiye kumva, numva ijwi riravuze, numva ngo haje ikintu kiri mu gihu kingubita hasi. Ni igicuri. Witiranije ibintu n'iki? Ni igicuri. Kandi koko niko babyita. Utekereze neza, baramubwira ati Paulo, mu bwenge bwawe wumve neza kutumvishe ijwi ry'igihunyira, kuko nibihunyira birahunyiza mukagira ngo ni amajwi y'abantu bitewe na situation murimo. Arababwira ati ijwi numvishije ni iry'umwami, kandi yambwiye ngo mpindukire, sinenda kongera gukomezanya namwe. Mwanyanga, mwangunda, nahindutse umukristo, nzaba umukristo, nzaba we, mu bukene nzaba we, mu bintu byose nzaba we, ntabwo ngiri kumwe nawe. Bati okay, mumushyire ku rutonde rw'abanzi. Reka nkubwire, ukiri umupagani hari abantu mwakundanaga, ariko umunsi umaze gukizwa hari abo mwahindutse abanzi. Banagukunze cyaba ari ikibazo, wagira ngo murasa ukagira ngo ni bene wanyu. Ntabwo byoroha. Impamvu ya mbere, urugendo rwawe rurihariye, ntabwo rusangiye nabo, kandi n'imivugire n'imigenzereze n'imirire yose n'imiryamire muratandukanye. Nicyo gituma niba kwanga ntacyo bitwaye, kuko niba gukunda kuko musa uzaba uri kimwe nabo. Ariko kimwe gituma bakwanga nuko mudasa, nuko mutagenda kimwe, nuko mutavuga kimwe, nuko mutareba kimwe, nuko mudakora bimwe, nuko mutarira hamwe, nuko mudasangirira ku meza amwe. Imana ishimwe ko yadutoranije, nubwo batwanga ntacyo bidutwaye, ntacyo bidutwaye. Intambara ufite nyinshi ni za bene wanyu, ni za bene wanyu. Baramwanga ari Abayuda
baravuga ngo kuko yemeye Yesu akava ku mategeko ya Mose akemera Yesu gusa, mu mwange mu muhakato. Muzika agakiza kajya gatuma duhabwa akato. So iyo batari baguha akato wakijije kugira ngo abo muri kumwe muragendana. Reka da, ngiye bigeze kumbaza ngo nikosha, ariko nukuri Boniface aragendesheje. Boniface aragendesheje ubu neza pe neza, wanze agahiye kurwagwa ko kumuvuri, uvuye neza pe kuri byeri, uvuye kuri mitsingi batsindagira abagabo bakagira ijambo, uvuye kuri ntuze konyagi bakonyaga za konyagi zaba abandi bahiryari neza pe. ubu Boniface ararumije. Uwa mbere wari inshuti ya data amakato, uwa kabiri amakato, twasangiye naso numva we ntabwo we tuzagendana ko ntituzasangira igikoma, kuko bazi ko dutunzwe n'igikoma. Ariko turashimira Imana iduhaye igikoma, ntacyo bidutwaye. Kidutwaye iki? Murabona sanabi. Yes, aho kugira ngo nzahinduke mayibobo ku muhanda mb'umugabo bagenda barandata ntazi inzira afite ubwenge, nanywa igikoma na madamu n'abana banjye nkaryama nkagubwa neza. Bwana sifi. Ntabwo ikibazo ari igikoma, niyo wanywa icyayi cyangwa ukawa ntacyo bidutwaye. Ariko ubwo muri iki umukristo, icyo ni icya mbere, agize abanzi kandi kuko yemeye gukurikira Yesu. Icya kabiri, atangira intambara ya bene wabo bo mu mwuka, aje bamuzi. Adamu nawe warakijijwe. Hari uwanyandikiye aka message akoze copy paste yo kuri status ngo mana yanjye Adamu yarakijijwe, atagitanga ati mweruka twiga, atariko Yesu ni mwiza, ati yewe, ati Imana ni nziza. Ati arazi wanya, ati Imana injira inzira ndebe ko nza kumureba no kuri kw'Imana, kandi koko ni gitangaza. Murabyumva? Yes, hari uko amuzi atari yakiza, hari nuko atamuzi yarakijijwe. Hari uko abantu bakuzi utari wakizwa, hariyo nuko ukuntu wimereye wakijijwe. Paulo abayuda baramutinya, bamwe bemeye Yesu bati ejo bundi nishe Stefano tureba ati, ejo bundi yajyanye runaka muri gereza tureba, ejo bundi yafungije runaka tureba ati yakijijwe. Murampa amahoro, mugendane mujye gusenga, ngewe nibyo bintu sinjya apfa kubyemera. Tiwumva ko bamwikanga. Ananiya nawe yaravuye Yesu ati yewe urazanye umuntu ngo mubatize, yewe uramwibagiwe akakani we yari we. Ubu yaradukubise, twarapfuye twarashize, tuguha amakuru na raporo yuzuye. Si umuntu ni igikoko. Yes, urashaka kunyicisha nanjye? Erega waratubambiwe, ariko nge sina nagira aho mbambwa. Wampaye agahenge ngihisha kamunga, tereka da yahindutse, yabaye igikoresho cyane. Reka mbabwire, abantu uyu munsi turi mu rusengero abenshi twarabagoro. Uwavuga uburyo mwarwanaga bwakira bugake, uwavuga uburyo mwavugaga mugafata bene aha abamama ti mwene muzehe nakwereka ngewe ndi musigaba ndi umunyiginya n'umucyaba n'umuki ti ngewe tibarakubita ntibagarure we murahari mwaje gutyo ubu hari wababona akavuga ati n'intambara ye ubu yarakijijwe n'amahane ye n'uburaya bwe n'ubusinzi bwe ti n'ububandi yarakijijwe. Byari bigoye kugira ngo babyemere. Paulo araje yidekarara mu ntumwa. Petero aravuga ati ariko ishyano riraguye. Ese none sino ko umukristo arashaka no kuba intumwa yandeze uyu muntu ahubutse ngo yeretswe ngo yarose ngo bahuriye mu nzira ngamukubita hasi ngamubera ijisho. Yesu yigeze amena amaso bandi. Mu by'ukuri risivangirwa baraterana bene data intumwa 12 ziravuga ngo no mutazavangirwa mukazana shitani. Have mutazazana icyorezo mu bana b'Imana. Yavuga ngo ndi intumwa ati kwacina na Yesu toka shitani banzu hinduke. Kwemerwa nk'umukozi w'Imana byari bigoye. Ndagira ngo nkubwire, nubona batakwemera nk'umukozi w'Imana si we byahereyeho, ariko uguhamagara nuwo kwizera. Uguhamagara nuwo biragora kugira ngo wemerwe mu bakozi b'Imana. Biragora. Hari igihe bavuga ngo yaturutse ese yarariwe ku birenge byanyu yavukiye ese bundi se buriya yitwa umukozi w'Imana ate bakakujajinga. Si igitangaza. Paulo abana nabo avuga ubutumwa imyaka 2 atari yemerwa nk'intumwa.
bamureba bakumva ngo nimwumve uko avuga ngo ngiye Pawulo intumwa ngo itaragizwe intumwa n'abantu ntiwumva ngo y'intumwa y'umwami Yesu ariko uyu Petero akavati uwo twicaranye uwo twasanye uwo twaryamanye uwo twararanye turarana ku musozi umva umunsi Yohana na Petero na Yakobo bari ku musozi bagiye kubona Mose na Eliya baraje uyu muntu uvuga ngo ni intumwa ngo yeretswe Yesu yamwerekewe hehe burya bakajya ku ruhande ti Yohana tisuku batera baza dore garaje mukanya tubwire kamuzi kuturusha bakajya murebera ku ruhande ariko nanjye ndi umukozi w'Imana toke nta kibazo bakajya ku ruhande tukamwumvishije nawe araje ariko Mana ubu tuzavuga Yesu twakoze ku birenge twicaye ku birenge twaryamye mu gituza twasangiye ku meza undi avuga ngo nawe ngo yahuye nawe mu nzira mukubita hasi ariko Mana ubu kuko yerekwa tuzarihuza bihwane imyaka 2 irashira batamwemeye umunsi bamwemeye ni ibimenyetso n'ibitangaza byatangiye kugaragara kuri we n'imbaraga z'ubutumwa bwari muri we baramwemera baravuga ngo uyu muntu turabona ari umuntu udasanzwe turabona ari uwundi birashoboka ko baba barahuye agace naho gatwebwe tumufite mu nda hari abantu bavana ninge profeta abandi bose n'abana ninge mubwiriza ubutumwa abandi bose barafinina hari abantu bateye baricyo ningewe wigisha abandi bose bameze nk'impinja hari abantu bikora mu gituza burya rero Imana iratuzi kuko bene ubwo butumwa ntibugera kure Pawulo yari afite ubutumwa bwo kwemera abandi kugira ngo azagere kure cyane umuhanga wo kugera kure yemera abandi umuhanga wo gukomera amenya kureba abandi akabemera amen ngwace iminsi baraterana urugendo rwe rwa mbere yarukoreye muri Antiokia n'itorero ryateranye Petero aravuga ati tipe turabona byaje da imyaka 2 ishize tumwigaho turabona yavuga ubutumwa ariko apana muri twe umwohereze mu banyamahanga agende mureke mbabwira ibi bintu ndi kubabwira ni ibintu bikomeye by'umurimo w'Imana umurimo w'Imana urenze ibyo tuzakira umurimo w'Imana urenze ibyo tuzatunga umurimo w'Imana urenze ibyo tuzagenderamo mu mamodoka meza mu mazu meza umurimo w'Imana urabiruta Pawulo aragenda agiye mu banyamahanga ntimwumva akagiye bamuha urwandiko baramwandikira bati nubwo ugiye turakwemeye nk'intumwa mu banyamahanga uzaba ufite ubutumwa uzajya ubabwira ibi uvuga ibi n'ibi bamubwira kubigendanye no kwirinda kurya inyama zaterekerejwe bamubwira kwirinda kuvuga izina rya Yesu mu buryo butari bwo bamubwira kubatizwa mu buryo mw'izina rya Yesu nta rindi zina rigomba kubatirizwamo bamuha principe agenderaho arazitwara mbabwire bose yabarushaga ubumenyi bose nta n'umwe ari ku kigero cye Petero ndiyizi Yohana nawe yari umurobyi yari yarize yewe reka mbabwire uwari urimo umuhanga ni Matayo kuko yari umukoresha w'ikoro yari umusoresha abandi bose n'abantu higiriye atoragura mu burobyi kuko yadutoraguye aratuzana turinjira kimurebe uko twaje wakubwira bamwe twaracikije abandi twaramisinzi abandi twataye umutwe ibiratuvangira Yesu arebye twavangiwe ati mwerekere hano nzabavangurira kandi turashimira ko yatuvanguriye turashimira Imana ko yatuvanguriye haleluya none se mbabeshye niko bimeze ubenshi mwese muri igice ariko Yesu azabyuzuza nicyo cyiza cya Yesu adufata turi ibice akazatwuzuriza kandi aho ni imbaraga z'ubutumwa bwiza zishingiye Pawulo yari yuzuye mu buryo bwose mu mategeko yari yuzuye mu bumenyi yari yuzuye teoloji yari yose uyu munsi ndi kujya nakiga teoloji kuwa gatanu kuwa kabiri iminsi yose mba nibuka nagiye kwiga ngewe natangiye ndari umuteologe ndi umunyamwuka ejo bundi isi irambwira ngo rero nutiga hari aho utazagera narayobotse naremeye yumva ko naje ndi igice ubu ngiye kuzuzura mbe wese ariko nimara kuba wese Imana irambwira ngo garuka muri wa mwuka kuko ubumenyi bwinshi bwica ubuzima bw'umwuka ibintu byinshi hari aho uzagera nteze turiga bakakubwira ati ntabwo kunywa inzoga kamemba ari icyaha cyiza mukajye mubatiza ibintu munanywaho iyo ni ugusinda mujye mugabanya abanyamwuka namwe murakabya kuko iyo mwigana mu ishuri ntabwo muba muri kwigana nabo mwizera kimwe muba mwizera Yesu ariko imyemerere y'amadini n'amatorero abatandukanye murabyumva neza iyo urangaye upfira avuga ati burya turakabya gukizwa Adamu urega burya no
hari uburyo boroshya agakiza bakakoroshya karemereza kagashyiramo amazi, ariko ntabwo ari iby'agakiza kariseriye. Mbabwire ko uyu muteologe ndi kuvuga bita Pawulo yageza yoborwa n'umwuka teoloji irabura, asigara avuga ngo sinje kubabwira amategeko, sinje no kubabwira ibyo nize mu ishuri, nje kubabwira Yesu bambwe ku musaraba, nje kubabwira uwapfuye akazuka, niwe mbabwira. Reka mbabwire, intumwa zimaze kubyemera aragiye mu banyamahanga. Urugendo rwa mbere rukorera muri Antiokiya, ahantu hitiwe abakristo bwa mbere. Iri zina mwitwa ryavuye muri Antiokiya. Muri Antiokiya niho hantu hambere abakristo bicaye bitwaga bigishwa. Noneho igihe harimo barimo babwiriza, abantu bakavuga ngo ariko aba bantu baturutse nabaye, baravuga ngo aba bantu nabitwa aba Yesu, abakristo n'abakristo Yesu, ngaho mwakuyize ubundi mwarabigishwa gusa. Amen. Urugendo rwa kabiri ararukora, atandukana n'inshuti yakundaga bita Barinaba. Reka mbabwire, mwinzira muzatandukana n'abantu mwakundana, mwinzira muzatandukana n'abantu mutatekerezaga ko mwatandukana, muri iyi nzira muzatandukana n'abantu mutigeze mugambirira ko mwatandukana. Kubera iki? Hari igihe kiba abantu bagatandukana. Pawulo na Barinaba nibo bandi Imana yagurukije bavuye i Yerusalemu, inama yateranye bemeza ko bagiye kubwiriza mu banyamahanga. Bagiye ari abagabo babiri, yagenda akurikiwe n'umwana bita Timoteyo. Abo uko ari batatu barimo bagendaga bahuje umutima, ibyiyumva ari bimwe, imitekerereze ari imwe, imivugire ari imwe, ariko umunsi umwe baratandukana. Hari umunsi uzatandukana n'umuntu utifuzaga ko mwatandukana. Nibikubaho ntuzababare, bibaho. Kandi ndatekereza ko ushobora kuba waratandukanye n'umuntu wakundaga ukababara. Reka ngubwire, wibabara, bibaho. Bwana sifiwe. Hari igihe utandukana n'umuntu mu buzima ugasigara n'icyuho. Bamwe bagafata ibyemezo bibi byo kwiyahura, abandi bakavuga ngo nzarinda mva mu nda y'isi, nzarinda njya mu nda y'isi ntamwibagiwe. Abandi bagafata ibyemezo runaka, ariko bijya bibaho Imana ikabyemera, atari uko ari mubi, atari uko uri mubi, mugatandukana. Bijya bibaho. Barinaba yari umunyangeso nziza, Barinaba yari umugwaneza, Barinaba yari umunyamico myiza, ariko umunsi umwe sinzi icyo bapfuye, ntabwo nza kucyitaho cyane, ariko bagira na konfli ntoya, baratandukana, umwe agiye undi agiye. Bavandimwe, reka mbabwire muri aya masengesho, kandi natangiye mbibabwira, hari igihe Imana ijya yemera ko dutakaza abantu twakundanaga. Bakubaza, ese mwapfuye iki? Ukakibura. Ese habaye iki? Ukagishaka ukakibura. Haleluya. Haleluya. Watakaje umuntu bigusiga mu icyuho, humura Yesu aje kukuzanira undi cyuzuza. Hari igihe dutakaza abantu. Hari umukobwa umwe yigeze kuza arambwira ati, pastor, ndakwinginze bambwiye ko uri umuhanuzi w'igitangaza. Ati uhamagaye araza, arita ntajya atinda kuza. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana umpamagarire uyu musore azi. Hako nanjye nk'umuntu numvisha uburyo babanyemo, numva nanjye biramfashe. Ndahamagara, Mwami Yesu, uyu musore ntaducike mu izina rya Yesu. Kandi koko kubagaruza ndabishoboye, apana birya by'abarozi. Koresha nanjye imbaraga z'Imana. Imana irambwira ati, yewe nubwo wahamagara ntibizakunda. Impamvu ya mbere, uyu mukobwa ndashaka kankorera, uriya muhungu azamubuza kunkorera. Misiyo mfite kuri uyu mwana w'umukobwa, kuko antekereza kanyuba, uriya mupagani utarakemwe azamuvana mu nzira y'agakiza. None ndareba inyungu zanjye kuruta izi, kandi icyo amureba ni udufaranga n'imodoka n'inzu, ariko ntazi umubabaro azababariramo. Mubwire ngo ndamushumbushishe. Nanjye senga iryo gushumbusha, ati oya hamagara aze. Mu izina rya Yesu turamuzanye nanjye Imana ishumbusho. Ati pastor watewe, garura turi kugaruza, ntabwo turi gushumbusha. Ndamubwira ndi byarangiye, ntabwo azaza, kandi ni Imana yabikoze. Igufiteho umugambi, irashaka kuguhuza n'umupasiteri w'umusore utari nta nubwo ari umupasiteri, yari ufite isezerano ry'ubupasiteri. Niwe muzabana umufashe gukora umurimo w'Imana.
mutari mwahura n'uwo nguwo nta n'undi uzaza. Wabibonye neza ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Nta nubwo twajya ku musozi ngo Imana yivuguruze, ndabwira nti niyo waterera ujya mu ijuru ntabwo bizakunda. Ageze ko wari waduje arambwira ati pasiteri yaciye umugongo, yabwiye ko bitazakunda. Baramufata bamujyanye ahandi, bamuciye 300,000. Urashaka kagaruka ati 100 ye. Yaragiye ayaka umuntu, arambwira ati ntiza 300,000 ndakora ku kwezi nzahita nyagusubiza. Arayamuhaye ati gahura shika na baba shika. Arashitse mwene data arangije ati tegereza icyumweru kirashira, tegereza icya kabiri kirashira, tegereza ukwezi umwaka urarangira neza. 300 bayarira ubuntu. Akunda abana ariko nanjye haraho mvuga ngo nabuze ubwenge, nanjye yo nyamurya buriya sinariko wambaye ubundura. Ariko ikibazo mugirana n'Imana ikibazo, kuko wowe uri uw'Imana n'uwo ni uw'Imana, umuriye ibye umubeshye sagira ikibazo. Abariwe mwihangane, Imana izabagirira neza. Nawe barakuriye ntibyaba, mwihangane, ndabizi ko bibaho, namwe mwihangane. Hari igihe tubwira Imana ngo ikore, yakanga kubikora tukagira ngo iratwanga. No, hari impamvu y'Imana itabikora. Reka mbabwire, nababwiye kuri Paulo yamukubise hasi ameneka ijisho ntiyari mukiza. Umunsi yakoze amasengesho ubugira gatatu, iramubwira ngo gendera ubuntu bwanjye buraguhagije. Muzi impamvu yaramubwiraga ngo nuzajya ubyibuka uzajya umenye ko wangoye, nuzajya uribwa ujye wibuka ko nagukuye ahantu hakomeye. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Atandukana na Barinaba na kwisha Paulo anaenda urugendo rwe rwa gatatu ajya kuvuga ubutumwa mu mahanga. Nirwo ngiye kubasobanurira muri iki gice cya 28. Ni mu rugendo rwa gatatu ajya kuvuga ubutumwa mu matorero atandukanye. Yaramaze gukomera, yaramamaye, yarashinze amatorero, yarakomeye, ibifungo nayo biramutangira. Batangira kumufunga. Bwa mbere bamufungira muri gereza y'i Roma, bwa kabiri bamufungira muri gereza yari hafi ku mazi. Nibuka ndaza kwibabwira. Bagenda bamufunga, ariko bamufunga n'ibyiringiro. Akababwira ati nubwo mumfunze ndi imbohe ya Kristo kuruta imbohe y'amapingu, ndi imbohe ya Kristo kuruta umwobo mushyiramo, ndi imbohe ya Kristo kuruta gereza musesekamo. Icyo nzicyo nzamuhamya, ndimo nzamuvuga, nishoka nzamuvuga. Aramuvuga arinda apfa kimuvuga. Uru rugendo rwa gatatu ruteye ubwoba. Ni urugendo rwamubereye urw'amakuba, ni urugendo rwamuteye agahinda, ni urugendo rwamuteye ibikomere. Reka mbabwire, biragatsindwa kurwanwa na bene wanyu. Umunsi umwe abarenga 40 barateranye, baravuga ngo nditurya ntitunywa tutari twamuca umutwe. Barabikora, barabigambirira. Tureba amarozi menshi murogo, amenshi na ya bene wanyu. Umuntu w'Icyangugu arajya kurogwa Nyagatare, bahurira he? Umuntu wa Nyagatare ararogwa Kibungo, bahuriye. Ariko bene wanyu niyo bakuzinga nta kabyari, atanzamukana, atambanaho nyamara uzarenga ubabaneho, atambyarana nyamara uzarenga ubabyarane, atazigera atera imbere nyamara uzarenga utera imbere, atazigera akomera nyamara uzarenga ubakomerane. Kuko yasezeranije niyo, kuko isezerano rirenga ishyari ry'abantu, ishyari ry'abantu, ishyari ry'iki. Paulo yarwanye n'ishyari rikomeye. Yavugaga Yesu abantu bose bagakizwa. Bamwe bakijijwe kubw'amategeko bavuga ngo uzika tumazeho abantu. N'uyu mwanya tugira abantu barwanya itorero bavuga ngo yadutwariye abantu. Ariko kare akagabo kitwa Edward akabwiriza gate ko nabonye wa mugore yagiyeyo wa imbaraga gafite kazi kuri kuzimu. Uriya rero bakatubatiza ko turabava kuzimu, nyamara n'umwuka wera w'Imana ukora ibitangaza. Ibyo barabivuga turabizi, ariko ni ikinyoma cy'ishyari. Vuga ngo ishyari, ishyari ni ribi. Ishyari rituma bakavuga ngo umwana wa Johnson yagiye kwiga hanze ngo atajya yose si kompasiyo murira, ni Jacques be kompasiyo, ariko yagiye
urashaka iki? ngo uriya mukobwa agiye gukora ubukwe, ngo atabukora se ngo si runaka babahuje, nashaka barahuriye mu kirere cyangwa mu kuzimu, ngombwa barabukora. Ujya gushyiraho ibindi ugereka ubivana he? Ibyo nta macyara atagira gahunda. Ngo yabonye akazi, ngo aha ngo bwakabonye se ngo buriya ngo niyatanze ngo avance y'umubiri. Wabibwiwe n'iki? Wareretswe? Wari uri kuyo? Warabarebaga muri kamera? Wari uriyo cyangwa nawe wari muri icyo cyumba bari? Ni ishyari rituvugisha amagambo atari ngombwa. Nitubona bene data bakomeye bazamutse, twemere tuyoboke. Nitubona bazamutse bageze heza, twemere Imana ko ari Imana ikora ibitangaza. Iyo bitagenze gutyo, duhimba utundu ukajya uhimbira umuntu. Adamu buriya amavuta afite ayakuye muri Kenya, yarayahanjuye. Wagiye wowe ukayahanjura. Nicyo kibazo cy'ishyari. Ngo twumvishe ejo bundi yari yagiye mu giterane, ngo uzi ko bamugurishije ngo turabona ari gukora ibintu bidasanzwe, ukabishaka ukabihimba kandi nta bihari. Vuga ngo ishyari. Mubwire ngo wenda uzagira ishyari. Ubwira ati ujye mubwirana ati Imana igikurinda iki? Ni mure mama pasiteri yakubitamo akabaju n'akabiju, ngo Yesu wenga amaturo yo muri Betelehemu n'ukuri kw'Imana, ngo arayambaye mwene data ya mushiki wacu asigaye yambara. Reka da mbabwire ko n'amaturo mwatura adashobora no kumwambika. Ahubwo Imana ishobora kuzana umugabo nkawe, umugore nkawe, umuntu nkawe, ukamwiyambikira akaza asa neza mwibanga. Ababirebye bata amaturo ndireba bagomeza badusaba yo kwishyura sare nawe ukwambika umugore. Ni Adamu wavuze ati uyu mugore akwiriye igitenge cyiza. Rimwe ugasanga ataha natwo twavunikiye, mureke tu Adamu tuzongera gutanga 20,000 yose yo kwishyura sare. Wabonye uriya mugore cyo yajamba, uri kubwira niwe wakimugura. Avuga ati dore shitani. Kandi wenda ubimenye ibanga ni rimwe. Iyo wirinda ishyari, wemera kujyana n'abakomeye, wemera kujyana n'abatera imbere, wemera kujyana n'abafite inzira bacamo. Nubona umuntu ari kumera neza, jyana nawe. Nubona umuntu ari kugenda agira ubuzima, mubaza aho buva. Nubona umuntu ari kugenda agira ubwenge, mubaza aho babuvoma. Apana kujya kuvuga ngo yavuye ikuzimu nawe uzajyeyo. Yes, abantu banambwira ngo impano ngo iva ikuzimu. Reka mbabwire, ntabwo wavana ikuzimu impano yo kubwira abantu ngo bakizwe. Shitani urayiteza igihombo ari yakwangaje. Numva yabikora. Iwatayika kufata ku ijosi. Yagufata ku ijosi. Tujye tumenya ubwenge. Uru rugendo rwari rutamworoheye. Baramufashe baramufunze. Bamushyize mu rukiko rwa mbere rw'ibanze. Araburanye. Agiye mu rwa kabiri rwisumbuye. Araburanye. Mu rwa kabiri rero hari umuriro. Barimo bazamura umukungugu n'amabuye ati mu muduhi tumugenze uko dushaka. Mu muduhe tumubagayo kanyagwa aviyora amategeko. Dore ikintu cyakurikiyeho, ngo umucamanza arabareba aravuga ati nimwe mumuhishe. Dore ikintu gikomeye, ibintu byose bikwasamira Imana iguha ubwihisho. Ibivuze induru ku buzima bwawe Imana iguhe, ibiri gusakuza Imana iguhe, ibiri kuboroga inyuma yawe Imana iguhe. Imana imuha kumuhisha. Reka mbabwire, Imana igiye kuduhisha. Ngo muri ubwo bwihisho yarari, umwuka aramwemeza aramubwira ati juririra kuri Kayisari. N'ubundi mu rw'ibanze warajuriye, mu rwisumbuye urajuriye, giye kwa Kayisari. Dufite Kayisari ni Imana da. Reka mbabwire ibanga rikomeye. Ntukemere ko ibikubaho ubyakira ngo bigumane. Vuga ngo ubujurire. Ubundi umuhanga mu Mana aragira ute? Arajurira. Barakubwira ngo urapfa, simpfa. Daimoni iri kukubwira ngo uzaseba, vuga ngo sinzaseba. Ugomba guhikinyuranyo ijwi rikubwira ngo uzabicyo. Kibwira ngo nanjye nzabiki. Ntabwo nzabyara, nzabyara. Ntabwo ushaka nzaheka, nzaheka. Ntabwo ushaka nzakora ubukwe, nzabukora. Ugomba gusubiza Satani ujuriye. Iyo utajuriye haba ibyo umwanzi ashaka. Pawulo aravuga ngo no, aba bantu bo hasi baraza kundenganya banyicisha, ndajya kwa Kayisari roho. Muri iriya nyanja baciyemo twasomye, iriya nyanja banyuzemo yari inyanja irimo umuhengeri, nta ndege zabagaho, nta n'imodoka zabagaho icyo gihe. Inzira yari imwe ariyo mu mazi.
baragenda. Pawulo yajuriye bamujyanana n'izindi mbohe. Ngo barimo bagenda, umuyaga wari mwinshi kandi yari yababwiye ngo nimuve ku nkombe, nimwemuretse gato y'umuyaga urangire. Nta mbohe itanga amabwiriza. Ngo baganira bati uwo ni ndetse uvuze ngo nidutsuka, ati ni Pawulo. Ariko ubundi imbohe si zasaze, zitanga amabwiriza se n'abasirikare, zitanga amabwiriza se n'abacungagereza, zitanga amabwiriza gute? Ariko mureke mbabwire, umuntu wuzuye umwuka wera amenya ibyo abandi batamenya, amenya aho mugana, amenya ibiri mu nzira, amenya amagorwa n'amakuba ari mu nzira. Iyo mwagize amahirwe mukamugira, mukwiriye kumutega amatwi mukamwumva. Kubera Pawulo baratsutse baragiye ngo bagere imbere, marayika araza mu ijoro aramubwira ngo Pawulo, kubera wowe ngiye kubakiza, gukizanye n'aba bose muri kumwe. Kubera wowe gusa. Reka mbabwire, kubera nge Imana yakiza bose. Kubera wowe Imana yakiza umuryango wawe. Kubera wowe Imana yakiza urugo rwawe. Kubera wowe gusa. Vuga ngo kubera ngewe. Ntabwo Imana ikiza ubwinshi bw'abantu, ikiza umwe igakiza benshi. Biravuze ngo abanditse umwe bahagarara mu gihugu akagihagararira. Imana yakiza igihugu cyose. Ntabwo mu muryango hakenewe abantu benshi, hakenewe umuntu umwe. Ni wowe Imana igiye guhera ikiza umuryango wawe. Ni wowe Imana igiye guhera ikiza abavandimwe bawe. Ni wowe Imana igiye guhera izamura abandi. Vuga ngo Imana iramberaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Agakiza kazagera kuri bene wanyu kazava kuri wowe. Iterambere rihere kuri wowe rikomereze muri bene wanyu. Gucungura bari wowe umucunguzi w'inzu ya so. Yes. Reka mbabwire, ninjye pasiteri wabaye wa mbere mu muryango iwacu. Ninjyewe wa mbere. Ntiharanaboneka undi. Iyo ndashye baravuga ati pasiteri mu muryango ngenye. Ninjye pasiteri wacu gusa nta wundi ubaye. Ubu murumuna wanjye azaba we. Abo tubyara bazabamo. N'abandi bagende bandura kuri ayo mavuta. Ariko hari uwayatangije. Vuga ngo hari bigiye gutangira kuri jyewe, bizakomereze mu muryango. Haleluya! Ariko hari umuntu ubyizera. Haleluya! Niba kubwira ngo mu muryango iwanyu ntibashyingirwa, ujye babwira ngo ngiye gushyingirwa abandi bakomereze. Mu muryango iwanyu undi babyara, ujye babwira ngo ngiye kubyara abandi bakomerezeho. Niba kubwira ngo iwanyu mu muryango barapfusha bagakenyuka, ujye uvuga ngo ngewe sinzapfa nzarama, kugira ngo n'abandi barebe bamenye ko Imana ihindura amateka. Ninde ubyumva avuge ngo amena. Ntabwo uzakenyuka. Oya, niba abandi barakenyutse byararangiye, vuga ngo byararangiye. Wowe uzabaho n'utwana twawe ureba abuzukuru n'abuzukuruza. Vuga ngo kureba abana n'abuzukuru n'abuzukuruza. Bwana sifiwe. Data ntazi umwuzukuru we n'umwe, yarapfuye. Yapfuye nta mwuzukuru abonye. Ngewe nzabona abuzukuru n'abuzukuruza. Mama ntiyabonye abuzukuru we. Ngewe na madamu tuzabona abuzukuru n'abuzukuruza. Donc ikimenyimenyi cy'umuntu wasenze Imana ikamwumva nuko abona ibyo abandi batabonye, nuko agera ku byo abandi batagezeho, nuko yicara aho abandi baticaye, nuko amaboko ye yakira ibyo abandi batagize ute batakiriye. Ninde ubyumva tere haleluya? Ibanga ni rimwe, ni ukwemera kuba igitambo imbere y'Imana. Iyo ati bizacaye, ntabwo ari wowe, bizacaye Imana yashatse. Hari abantu bataha ariko pasiteri narakame bizacaye. Jya babwira ngo niba kubaza ngo bizacaye, jya babwira ngo mbabwire abadukurikira kuri Duhumurizanye TV abenshi bari Burayi. Mbabwire ko batavukiye Burayi, nta n'imbuto yo kuvukana bavukanye n'Imana baciriye ako kayira. Iki nzira nawe izayica, iki nzira izaciye abana bawe, n'iki iyo nzira n'abawe bizashoboka. Ntabwo uri uwo mu mudugudu hafa, ugomba kororoka warangiza ugakwira. Ukuboko kwawe kuzagera ku mpera y'isi, ibirenge byawe bizagera ku mpera y'isi. Amahanga azapfukama imbere yawe, bazamenya ko wasenze Imana nyamana. Mu izina ryande, mu izina ryande. Amahanga gukingukire mu izina ryande, imiryango igukingukire mu izina ryande, amarembo yugururwe mu izina ryande, inzira zuguruke mu izina ryande, icyerekezo kiboneke mu izina ryande, intambara zirangire mu izina ryande. Ibintu byakiriye tere haleluya. Eriko site ko pashara. Ntabwo
turi abantu bahava. No. Iz'amazi uzazamuka, iz'ikirere uzazigenda, izo ku butaka uzazigenda. Iyo turi kumwe n'Imana ishobora byose, ibitashobokaga birashoboka, ibitemeraga biremera, inzira zikiza zirakinguka, imiharuro iraharurwa, ibirori bigataha. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiriye n'umudeli. Ngane ku musozi arababwira ngo ku bwanjye navuganye na marayika w'Imana, nduwayo nyikorera iri joro ko hazameneka inkuge gusa, ariko abandi twese tukambuka. Imana itanze igitambo cy'inkuge abantu babeho. Mbabwira ibanga, urugendo rwawe ntiruzahagarara. No, ndahakanye. Gahunda yawe n'Imana ntizahagarara. Imana igiye gushaka igitambo umwanzi atwara, wowe ukomeze. Imana iragushakira igitambo umwanzi atwara, wowe ugira ute? Hari umuntu byakira avuga ngo amen. Hari igitambo kigomba kuboneka wowe ukabaho. Ntabwo nyumvishije. Igitambo cyabaye inkuge, ariko abantu bagira ute? Bararokoka. Umwanzi aragushakisha, Imana igiye kwishakira igitambo. Hari ikintu umwanzi ashaka kugutwara, ubuzima bwawe ni ubw'igiciro, bwo burashinganye, umubiri wawe ni muzima, umva ntacyo uzaba. Imana irashaka gukora kuri wowe, ibindi bizagenda ariko urasigara uri muzima. Mu izina rya nde? Mu izina rya nde? Mu izina rya nde? Haleluya. Muri urwo rugendo ngo baragenda, umuyaga uragenda ubakubita ku nguge, barakubitika, barongera barakubitika, avuga ngo barakubitika. Adamu hari igenda ukubitika, ugasekura ku gasozi kahari, kakagusunika ku kakanombe, kakanombe kakagusunika kamasaka, masaka ikagusunika Kabuga, Kabuga ikagusunika Kicukiro, Kicukiro ikakuvanika kujyana Rugende, Rugende ikagusunika Nyakariro, Nyakariro ikagusunika hakurya ntuze iyo hirya Rugende, ukava Rugende ukagaruka ntuze hakurya hakurya ya Nyabugogo, bahita ngwiki Gatata, ukava Gatata ukisanga Bumbogo, ukava Bumbogo Nyamirambo, ukava Nyamirambo ukazisanga ntuze hakurya wambutse Nyabarongo. Vuga ngo umuyaga Rulindo, ariko Mana yani, ariko imiyaga iragwira, imiyaga isunika abantu ikabazengurutse. Mva babwire, nubwo yamuzengurukije yamwerekezagaho azicara, kuko ntabwo bigeze bawushinzira igiro. Ibigusunitse aho bikujugunya hose, aho bikuryamishije, birakwerekeza mu nzira Imana ishaka. Amen. Ejo ukabura akazi, ejo bakagusohora mu nzu, ejo ukabura yo kurya, ejo ukabura arwaye, ejo ukabura akize, ejo ukabura yo kugaburira abana, ejo ukabura yo kwishyura minerivare, ejo ukabura ibinini. Nubwo bizenguruka bikubita hirya no hino, ntibizaburizamo umugambi w'Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nawe urimo urakubitwa n'umuyaga hirya no hino, umuyaga urakuzerereje. Yakobo yarazerereye, ageze aravuga ati reka nkubwire Farawo, imyaka yanjye ibaye myinshi, ibaye na mike, uruzerero rwo nirwo ruyiranze. Twarazerereye, ariko nubwo tuzerereye ntiwanye n'iy'abasogokuruza. Babwire bariya twita abanyamasezerano barazerereye. Mubwire ngo nubwo uzerereye Imana irakwerekeza aho yavuze. Mubwire ngo muri urwo ruzerero Imana igiye kukwerekeza aho yagize ute. Mu izina ryayo. Yakobo ndamukunda cyane, singiye kumwigishaho. Yigeze abwira bene se, abwira Yosefu, abwira n'abandi, arabwira ati bana banjye, turi mu gihugu kitari icyacu, dufite gakondo twasezeranijwe, ndapfuye, muzanjyane mu mpambe muri gakondo, mwikorera amagufa yanjye, ntimuzansige he muri Egiputa, kuko one day muzava muzajya iwanyu. One day, umunsi umwe muzava muri aka gahinda, muzava muri ubure, muzerekeza he. Umusaza uhanura ari amagufa ashaka, none mwe mwanze guhanura amagufa muri bazima. Aravuga ngo ubu mvuga ndi umurambo ugenda, niko yababwiye, ariko nubwo mpfuye ntimuzabura gutaha iwanyu, nubwo mpfuye ntimuzabura kugera mu by'Imana yababwiye. Muri hano muri Egiputa ariko muzahava, muri aka gahinda ariko muzakavamo, muri aya makuba muzayavamo. One day muzicara muri gakondo yanyu.
nimumara kubona Imana igiye kubisoza muzafata aya magufa yanjye muyateranye muyashyire mu isanduku muyikorere muyatuze mu gihugu cy'amasezerano. Umunsi Abisirayeli bavuye muri Egiputa mu bintu mu bihamya by'isanduku y'isezerano harimo amagufa ya Yakobo, harimo inkoni ya Aroni, harimo n'ibitabo biriya kiriya gitabo ari amategeko 10 y'Imana niyo bita isanduku y'isezerano ry'Imana. Nibyo byagendagamo inkoni ya Aroni, amagufa yande ya Yakobo na ya Yosefu. Baravuga ati n'amagufa turayatwara. Umva mubwire shitani nta n'urwara nzamusigira. Umva nzamununuza neza nta nakamwe sha. Tambabazi nta n'imiyaga. Ifaranga ryanjye nzarifata ryose. Abana banjye n'umugore wanjye n'umugabo wawe bose n'abawe tuvuga ngo nabanjye. Umva imigisha yawe yose Imana yavuze mu gakiza ni yawe. Ntacyo umwanzi agomba kugutwara mu izina ryande. Yes, niko bigenda. Jya umenya kuburana. Iyo utaburanye uranyagwa. Jurira. Nta muntu unyemere ngo tujurire. Tuze kujurira. Oya tuze kujurira rwose. Iyo ujuriye ububwiye ngo sata ibyo wari wavuze ndabyanze. Wari wambwiye ngo nimuke nge ibunyanaka sinjyayo. Nabihakanye birahindutse. Wari wambwiye ngo nimve mu kazi kandi ntazi impamvu yo kukavamo ndakagumamo kwanza. Donc kujurira nuguhakana icyo Satani yari yakubwiye. Vuga ngo icyo umwanzi yari yavuze ndakijuririye. Vuga ngo ndakijuririye. Niba ari umwana urwaye ashakisha vuga ngo arabaho. Niba ari umugabo washaka kugutwara uvuye ngo arahaguma. Urajurira bikeme. Mesiya usezerano. Tujurire cyangwa tubireke. Muri aya masengesho ndumva hari ubujurire. Kugira ute? Ntabwo nyumvishe kugira ute yewe. Ntabwo uri bubu ko umwanzi yabivuze. Uraba uko Imana yavuze. Ntabwo biri bubu ko abantu babivuze. Biraba uko Imana iri kubivuga. Ntabwo biri bubu ko umwanzi ashaka. Biraba mu bushake bw'iki? Ubujurire bw'Imana muri twebwe. Haleluya. 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 Ngo baragenda bambukira ku mbaho abandi bambukira ku bindi ubwato bwamenaguritse bambutse bageze hakurya. Ngo bakigera hakurya Imerita bari bafite imbeho nyinshi. Vuga ngo imbeho. Hariho ubukonje buteye ubwoba. Ngo bajya gushaka uburyo barunda umuganda w'inkwi ngo bacane maze bote. Muzi kota? Bana yanjye. Ngo barangije bari kubikora ngo inzoka ibisumi ikiganza cya Pawulo. Igikonjo ikizingira. Ntabwo nuzuza gashampe. Gashampe gato. Okay, murekere nanye mfite akanya. Murabona inzoka iraje yizingiye kuko. Inshira, reka mbabwire inshira uburyo ari mbi. Inshira amacandwe yayo akwica itakugezeho. None ari amacandwe ariho. Ari n'inshira igiye kukuboko. Donc yaramuriye neza pana kumurya gake. Ngo iraruma kugeza ubwo yananiwe kuva ku gikonjo abantu bose barayibona. Bwana sifiwe. Bagira ute? Mesiya usezerano. Bagira gute yewe? Muzi icyo bisobanura? Ni ikigeragezo kigera ubwo abantu bakibona. Ibigeragezo byose nibibonwa n'abantu. Ariko hari igihe umuntu agira ikigeragezo cyabonwe n'abantu. Donc hari ikigeragezo kibera mu cyumba kikarangira mu cyumba. Hari n'ikibera muri salo kikarangira muri salo. Hari ikibera mu gikoni kikarangira mu gikoni. Hari n'ikibera muri dushe kikarangira muri dushe. Hari n'ikibera mu bwiherero kikarangirira iyo. Hari n'ikibera ku irembo aho abaturanyi bose batambuka atiye. Abavandimwe bakumva amakuru atiye. Inshuti zakumva ati Mesiya wanjye ati muntabare. Abantu bakamuha iki akato. Inshira yamurumye ku karubanda. Yizingira ku kuboko ku karubanda. Akarubanda barabareba. Bitegereza Pawulo baravuga ngo yakize inyanja. Ariko idacu rwa kibera ntiyemera ko ari bube. Iyi nzoka imurumye arapfa. Impamvu ari bupfe tuza amakuru y'izi nzoka. Reka nkubwire hari igihe uba mu kigerageza abantu bazi ko uwakigezemo wese atakivamo. Ariko wowe urihari. Umva nkubwire wowe urihari. Wowe ntabwo uri abandi. No. We ntabwo uri abandi. Abandi bagiyemo bibahwaniriza ko
abandi bagezemo bakorwa n'isoni, abandi bagezemo baramwara, abandi bagezemo barashungerwa, ariko hari umugabo udashungerwa, ni umugabo uhagararanye n'Imana, ni umugabo uri mu ruhande rw'Imana. Ngo Pawulo afata icyo kirereta ku kuboko, ngo arangije barabira ngo nimucane umuriro, ngo bacane umuriro agikunkumurira he? Dore ibanga rya mbere, icyakurumye cyose kirakunkumurirwa he? Aha ni ku gicaniro turi, aha ni ku gicaniro cy'Imana, aha ni ku muriro w'Imana. Turaje tubikunkumurira he? Hari ibintu turakunkumurira he? Ubushomeri ni hehe? Igisuzuguriro watewe ni hehe? Abadayimoni bamaze iminsi bakurwanya ni hehe? Abarozi bakuroga ni hehe? Abakurwanya ni hehe? Imbaraga zikurwanya ni hehe? Horiya tosiko sharabo, ninde watera haleluya? Ndashima Imana, ibiturya biturya hari umuriro. Pawulo arafite ibyago ya buri ki umuriro, ariko dore ibanga rya mbere, umuriro niwe ukiza ubumara bw'inzoka. Umuriro niwe ukiza ubumara bw'iki? Igihe cyose inzoka ikurumye bahamagara abagombozi, baza bazanye umuriro, kuko ni umuriro batwika bakoresheje ikibiriti, bagatwika ya menyo y'inzoka yakurumye. Ibanga ni iki? Abakobwa, ibanga ni iki? Ntabwo munyumvisha ababyeyi, ibanga ni iki? Ese turi imbere y'umuriro cyangwa ntawe uhari? Muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake we, iye wake wake, muriro w'Imana wake, iye umuriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake we, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake. Abyeyi, umuriro w'Imana ni wake, ni wake, umuriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake. Yego umuriro w'Imana we wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana, haleluya, wake wake, muriro w'Imana wake wake, haleluya, haleluya. Ndenda guhanurira ubuzima bwawe, ndenda guhanurira ubuzima bwawe. Nagira ngo nkubwire, umuriro wari warazimye muri wowe ugiye kwaka, umuriro wari warazimye muri wowe ugiye kwaka, igicaniro umwanzi yari yarazimije muri iki gihe kwaka. Imbaraga z'Imana zigiye kongera kugaruka muri wowe. Igicaniro cy'amasengesho umwanzi yazimije kigiye kongera kwaka. Igicaniro cy'ubusabane bwawe n'Imana kigiye kongera kwaka. Igicaniro abadayimoni bari baricayemo Imana igiye kongera kucyatsa. Ninde witeguye ko kigiye kwaka? Tere haleluya, haleluya. Yo uri Mana, Mana we, uri Mana Jehova, uri Jehova Rafa we, uri Mana Nyamana we, uri Mana, Mana yo, Mana, Mana, uri Mana, uri Mana Nyamana yo, uri Mana y'ababyeyi, Mana y'abakobwa, ukura ku cyavu we, uri Mana Nyamana we, uri Mana, Mana yo, uri Mana, Mana, uri Mana, Mana, uri Mana Nyamana, uri Mana y'abasenga, Mana igira neza, ukura ku cyavu, uri Mana Nyamana we, uri Mana, Mana, uri Mana, Mana yo, uri Mana, Mana, uri Mana Nyamana yo, uri Mana y'itorero, Mana igira neza, uratabara we, uri Mana Nyamana we, uri Mana, Mana yo, uri Mana we, uri Mana, uri Mana Nyamana yo, uri Mana y'abakobwa, Mana y'ababyeyi, ukura ku cyavu we, uri Mana Nyamana we, uri Mana, Mana yo, uri Mana, Mana we, uri Mana yo, uri Mana Nyamana, uri Mana Nyamana we, ugira neza we, uri Mana Nyamana we, uratabara Yesu, uri Mana Nyamana we,
urashoboye we uri Mana nyamana we yego we uri Mana nyamana we haleluya uri Mana nyamana we yego we uri Mana nyamana we yego iraje bigenze neza Imana iraje bigenze neza Imana iraje bigenze neza we Imana ihindura ibyanze guhinduka 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 Umure na nyuma ya zeri irakora amakuru muraneza amatwi nagira ngo mubwire ikintu cyose cyari cyaragusatiriye none ni he nagira ngo mubwire umuriro uri hano nta kintu uri butane kikugoye uva mubwire kiretse we niwinanira ariko Imana ikwemere ko urakunkumurira he urabikunkumurira he ibyaguteraga urabimarira he urwo rwango wanzwe muri iyi minsi nta mpamvu ni hehe ni mu muriro abarozi bakurwanije ibihe birebire ni hehe ni mu muriro ntabwo nyumvishije uburwayi turwaye bwose ni hehe mu muriro none urataha uri muzima uwaje bamuhetse arataha yigenza uwaje bamuhetse arataha kandi none reka ntange ubuhanuzi Imana irashaka kugira ngo igukingurire umuryango abantu bose bagira ute uko ikigeragezo cyaje kikakwizingiraho bakakibona niko Imana igiye kukigukiza bose bagira ute mbabaze munyumve tugiye gusenga inzoka yariye Paulo ku mugaragaro cyangwa mu rwisho none si ikigeragezo ufite kigeza aho abantu bakibona urugamba uri kurwana rwaragaragaye ntabwo nyuma ese imyaka irakugendanye bari kukubaza ikibazo cy'imyaka byaragaragaye nagira ngo mubwire indwara yose iri muri wowe indwara yose iri muri wowe none irarangira none iragira ute yaba ikomeye yaba yoroheje yaba ifite imbaraga yaba yitwa izina rimeze rite none ni hehe ni mu muriro mu izina rya nde nk'uko wageragejwe bakabibona niko ugiye gutabarwa bakabibona nk'uko wakozwe n'isoni bakabibona niko Imana igiye gutabara bakabibona mu izina rya nde ntabwo nyumvishije abantu bose babonye ukorwa n'isoni nibo bazabona ugiye kumwarurwa uvanywe ikimwaro ukweye igitutsi mu izina rya nde umva ijambo uko ryavuze ngakunkumurira he nta muntu ufite mushwari nta muntu ufite n'agakoni cyangwa n'akantu ngo ugafate ko tugiye gukora isengesho ryo gukunkumurira he ibyafashe urugo rwawe ni hehe ibyafashe akazi kawe ni hehe ibyafashe abana bawe ni hehe ibyafashe umuryango wawe ni hehe hari umuntu ukazamura akazamura inkarebe hari umuntu wakazamura ngo murebe ni abantu bicaye muhaguruka tugiye gusenga oya kasitone kosharabo vuga ngo none ni mu muriro subiramo ngo fire fire
bore sito. Nagira ngo ubwire umuntu wicaye mubwire ngo haguruka tugiye kurekura umuriro. Mbabaze Eliya arasenze umuriro abantu. Turi barumuna bandese. Turi bashiki bande. Ariko uzi ko mutizera. Hari umuntu kuvuga ngo se biraba ahubwo byabaye. Reka ngubwire ikimenyetso. Ikimenyetso uri bubone. None ni turi 18. Itariki ngizi zizagaruka. Icyo bari base kitagihari. Icyo wakungumuye kitagize ute kitagihari. Itariki ngiyi y'ukwezi gutaha. Icyo ugiye gukungumura nta kizaba. Ugize ngatere haleluya ko mvuga bati. Vuga ngo ijambo n'ugukungumura none. Kugira ute? Gukungumura murabizi dore uko bagira dore berekere dore batabizi bagira batya bakagira kandi ni bara dore banga ni gutya kidasanzwe kuri bo uvuga ikintu kidasanzwe kuri bo watu imbaraga z'Imana zidasanzwe ku buzima bwawe urazibona mu izina ryande urazibona mu izina ryande Teriko siko sharabo ritori wasiko riko sharabo umbate kota eneko sharabo hari umuriro ugiye kumanuka hari umuriro ugiye kugira ute vuga ngo umuriro ongera uvuge ngo umuriro ongera uvuge ngo umuriro ongera uvuge ngo umuriro ongera ubihamye ngo umuriro mbabwiye umunsi Imana yagiye kwica Abanyegiputa yitamuye mu kigi cy'igicu ngo ireba Abisiraheli ireba n'Abanyegiputa Abanyegiputa bacika mu iki nukuri kwiye mu ijuru mbarahira Imana ngore hari abadayimoni bagiye gucika mu igikuba hari abarozi bagiye gucika mu igikuba vuga ngo hari bigiye gucika mu igikuba hari bigiye gucika mu igikuba ariko Imana izi birebe irebe ibyari biri kukurwanya irebe ibyari biguteye irebe ibyakurwanyaga irebe ibyagufungira inzira irebe inzira zawe zaborotswe irebe amafaranga yawe yaborotswe tugiye gusenga mbwirira umuntu ngo ntunderanje tugiye gusenga mbwire ngo ibintu byahindutse ntunderanje kandi nurangara uribwa mubwire ngo nutirwanaho ngo ukungumurire ibintu byawe mu muriro urabitaha tugiye gusenga Imana tugiye gusenga Imana tugiye gukubita ikintu cyose urakubita kirakubitika mu izina rya Yesu ikintu cyose uramenagura kiramenagurika mu izina rya Yesu icyo ugiye kwanga Imana iracyanga mu izina rya Yesu icyo ugiye kwirukana kiragenda mu izina rya Yesu imbaraga zikurwanya zigiye gucika intege mu izina rya Yesu retore kosite kota sishaibo rewa shaiwa latiko enebo sirwa riko site etaya shaibo retorewa sika sharabo redone kota siderebo ariko Imana ibwiriye umva ikintu Imana ikwemereye aka kanya iguhaye ijambo ugiye kuvuga ko uraribona umva ni amahirwe atazagaruka ijambo ugiye kuvuga Imana irarikwemereye ijambo ugiye kuvuga Imana igize ute niwikererwaho kazi yako Bwana asifiwe reka mbabwire ibi bintu biri seriye mwitonde ngewe namaze gufatisha nagiye ndi mu ijuru ntabwo ngiri kubuta umuntu umwe baramubwiye ngo wino hano abagore batabyara nimuze Imana ibahaye chance yo kugira ngo musame umwe aravuga ngo ariko igihe baduhamagariye uduhungu turaduhamagara bagakora ku ndange ndange yabaye nk'ahari inda y'abana haza abagore babiri babakoraho bahita barasaba bari baziranye nawe wundi wapinze amaze iminsi murabizi akindi dahishwe iragaragara aragenda arabaza ngo Yesu we mwarasamye twarasabye
ryari Mesiya w'isezerano wa munsi bahamagaraga bakoze kunda iryo joro ryabaye ijoro ryo gusaba. Iri joro ni ijoro ryo guhura n'Imana. Iri joro ni ijoro ryo kubona igitangaza cy'Imana. Iri joro vanamo imibare nubara birabyarase ariko nuwizera urabona ukuboko kw'Imana. Niwizera Imana ijambo ugiye kwatura uraribona. Niwizera nuhagarara bwema ukamenya ko ari Imana ishobora byose urabona icyo Imana iri kuvugana nawe. Ayirukanga ajya gushaka umukozi w'Imana ageze aramubwira tuva kubwira umva tuvugane ntabwo ari gutanga abana wa munsi Imana yemeye gutanga abana njye natashye n'ingewe ntabwo ntanga abana yaba matanga umudugudu wose warabyaye wose yari chance Imana itanze umva kubwira aka kanya Imana iguhaye chance vuga ngo mpawe chance yo gusaba ngaha yo gusaba ngaha yo gusaba ngaha yo gukirirwa yo gukira icyago mu izina rya Yesu. Hano harimo umuntu urwaye sida igiye gukira kandi azatanga ubuhamya ku isi yose abwira abantu ngo Imana ni Imana ikiza se. Deli wasiko sarabo teko sika shaibo harimo umuntu urwaye impyiko Imana igiye kumukiza impyiko. Imana yambwiye impyiko zawe atarizi. Deli wasiko sharabo Imana yambwiye ngo harimo umuntu urwaye munda amazi iminsi aribwa munda. Imana yambwiye ngo imukijije kanseri y'inkondo y'umura. Ubwo buribwe bwo munda ni kanseri y'inkondo y'umura. Imana irayigukijije mu izina rya Yesu. Imana irayigukijije mu izina rya Yesu. Imana irambwira ngo hari umuntu iteranije umugongo wari watandukanye ngo umugongo wawe urateranye mu izina ryande mu izina ryande heri wasiko sharabo heri adosiko enebo enewa nataliko sharabo heri kosita eneko shaibo heri kosai heri bobo Mana yanjye ndashima Imana. Hari umuntu waje arwaye umutima arwaye indwara y'ibihaha arwaye diabete Imana irambwiye ngo Imana iramukijije. Imana iramukijije. Umuntu wese uri hano arwaye yatureka abaye muzima 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 mu izina rya Kristo Yesu. Rekole kosita lebo eni wasika shaibo. Nagira ngo mvugane n'umuntu waje yizereye umurwayi uri kwa muganga Imana iramukijije. Nasa kuko hari abarwayi bari kwa muganga none igitangaza bagiye kubona barakira vuga ngo barakira. Imana yimukiye mu bitaro igiye kubakiza mu izina ryande n'indu byiza vuga ngo amena. Nagira ngo mvugane n'umuntu umaze iminsi afite amakuru mabi y'ibyenda kumubaho birapfa none birarimburwa none. Aya makuru mabi tugiye kuyasiga ku muriro arasigara he mu muriro. Vuga ngo amakuru mabi ndayiyambura amakuru mabi ndayiyambura inkuru mbi ndaziyambuye mu izina ryande. Itangazo hari ibintu Imana itagikora yirukanye inkuru mbi isimbuza inkuru nziza. Koma kuri mugenzi amubwira ngo ari inkuru nziza ugiye kwakira ukome ubimubwire nabyumva abyumve cyangwa ntabyumve. Hari inkuru inkuru mbi hano kuko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru mbi hano kuko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Kuko Yesu bamuvuze we niko nanjye namubonye. Kuko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru mbi hano kuko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Bamuvuze niko nanjye namubonye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Twongera tugira dutya yemwe twongera tugira dutya kandi natolewa sike sito elewa olewa seko sharabo eya tasite niko shaibo
ndagira ngo mubwire iryo ni ibendera ry'ubutsinzi uzamuye ku buzima bwawe. Ahari ugutsindwa habaye gutsinda, ahari ukuneshwa habaye imbaraga z'Imana, ahari ugusubizwa inyuma ugiye kwigizwa imbere, ahari ukunanirwa ugiye gutera intambwe, ahari ugusubira inyuma ugiye kujya imbere. Vuga ngo ndajya imbere, ndajya imbere mu izina ryande. Haleluya. Oya kasita gakusha. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo hagire uza kumfasha numva afite isengesho, kuko numva tugiye kurekura umuriro. Fire heya tiko sikasha heyi wasidebo heyi kosharabo. Ndagira umuntu yumva mu isengesho aje hano, tugiye gusenga umuriro wake. Niko site kota sikasha rebo yasiderewa eni koshitewa ya umuntu yumva mu isengesho naze. Oh Yesu shinga, Yesu shinga. Haleluya, haleluya, haleluya. Abarundi bajya bavuga ngo ni ukwivuna umwanzi. Imana iguhaye akanya ko kwivuna. Aho yagusuzuguriye nawe ugiye kugira ute? Vuga ngo nanjye ndamusuzugura. Bamubwirira ijambo ryanditse, mutagira ngo mvuge ibitanditswe. Umufilisite bita Goliyati yasuzuguye Abisirayeli, abamaze iminsi 40 mu myobo. Dawidi aje aravuga ngo suzugurira Umufilisiti, suzuguye n'ibigirwamana byawe, suzuguye n'imbaraga akoresha, kuko atazi Imana nyamana. Aravuga ngo uyu munsi ndamutera, ndamwica muce igihanga, kugira ngo abantu bose bamenyere hamwe ku kuboko kw'Iteka ariko gukoze ibitangaza. Abantu bose bajya bamenya ko hejuru y'ibyo hari imbaraga z'iki. Imana igiye kuguha gutsinda umwanzi wawe, kugira ngo abazabibona bose bazamenye ko Imana ari igutabaye mu izina ryande. Tugiye gusenga Imana. Fata mikrofone, munambere mikrofone. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ugiye gukubita, gukubita. Icyo kubita kirakubita, icyo usenya kirasenyuka, icyo ibata kirakubita hasi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Rimbura kimurebe ikora riya rya ushifitiwe. Ugiye kugira ubuhamya bw'ibitangaza. Mwebwe mugiye kubona ibitangaza hagati muri mwe, mugiye kubona Imana hagati muri mwe, mugiye kubona amaboko y'Imana. Ni mwe mugiye gushyingira abakobwa gusa, mugashyingira abamama, mugashyingira mukongera mugashyingira. Tugiye gusenga. Mwami Yesu turi imbere yawe. Mana nkore gite nari wasiko tunafata mpiri wasiko tunasenga Yes,
izina ryawe Kristo
tuzemo bishyirwe hejuru izina ryawe niryo ryonyine ryo kurangwa no guhimbaza izina ryawe muri wowe n'abantu bakiri turagushimiye ko muri wowe ari abantu baruhukira Yesu turagushimiye Yesu urakoze Kristo urakoze ko wumva usenga urakoze kukiza urakoze kukoza isoni Satani urakoze ko ari inzandiko uhinduye wanditse izindi nshyashya izina ryawe Yesu urakoze hari ibintu bine Imana imbwiye kubabwira haguruka ku maguru yawe nkubwire Imana irambwiye ngo iwari warahambiriye ubuzima bwawe n'ibyawe arabirekuye uwari warafatiriye ubuzima bwawe n'imigisha yawe arayirekuye umuntu ubyumva natere haleluya ntacyo bitwaye umva ngo amakuru uboshywe igihe kirekire barakuboshye uyu munsi urabohotse umaze iminsi ufite ubuhanuzi bakubwira ngo ibyawe biraziritse birazituwe none bigize ute birazituwe mu izina ryande umuriro wamanutse none urazituye ibyawe urabizituye ugize ute akazi kawe karazituwe umugisha wawe urubyaro rwawe iterambere ryawe umugisha uva mu gushaka kwawe isezerano rya mariage tere wasiko site kota sango eriko sharego umva mubwire mu cyimbo cy'abagushungereye baje gushungera ibyiza Imana igukorera tasiko sharabo umva ngubwira amakuru aho wageze ubabaye n'Imana igiye kukugeza unezerwa aho wageze urira n'Imana igiye kukugeza igusetsa aho wasuzuguriwe niwe ugiye kubahirwa ibyo wimwe ugiye kubyiha agaciro wambuwe Imana irakaguhaye mu izina ryande uriya tasiko shirabo Dori wasido niko sharabo Erika sito niko shaibo umva ngubwire Imana irambiwe agasuzuguro usuzugurwa Imana irambiwe ibitutsi bagutuka Imana irambiwe ukukandamizwa irakurekuye irakubohoye ibohoye ibyawe ibohoye inzira zawe ibohoye imibereho yawe ibohoye ahazaza hawe ibohoye ejo hawe ejo bagiye gutanga dore inzoka yari yarakurumye iragiye ibyago biragiye amakuba aragiye amarira aragiye intambara ziragiye ubushomeri buragiye oriya dosiko siko sharabore siderewa shari iki ni igihe cyawe mubwire ngo ni igihe cyawe umukore mubwire ngo iki ni igihe cyawe mubwire ngo Imana yakwemereye iki ni igihe cyawe ukuwe mu gihe cy'abantu ushyizwe mu gihe cy'Imana ukuwe mu gihe cyo gukandamizwa ushyizwe mu gihe cyo gushyirwa hejuru ukuwe mu gihe cyo gutwazwa igitugu ushyizwe mu gihe cyiza cy'umugisha w'Imana dore amahoro araje ku buzima bwawe dore ibyishimo biraje ku buzima bwawe dore amahirwe araje ku buzima bwawe dore icyerekezo kirabonetse ku buzima bwawe dore inzira zari zarafunzwe zirakinguwe ku buzima bwawe dore Uwiteka yibutse ubuzima bwawe dore Uwiteka yibutse imibereho yawe dore Uwiteka agarutse ku buzima bwawe deribo siko sika sharabo eribo saibonewa tariwa edeko shaibiniwa ribo sika shaibini stido niko etaibo hari ikintu nabwiwe Imana yambwiye ngo ije kuremerera ibyari bikuremerereye Imana iraremerera ibyari bikuremerereye Imana irabiremerera abakuremereye irabaremerera abakurwanije irabarwanya abakubangamira irababangamira abakugenjira abagenza abaguhiza irabahiga abakwiruka irabirukankana mu
mu izina rya nde. Mbabaze umunsi abanyegiputa bakurikiye abisiraheli baca mu nzira badaciriwe n'Imana. Abisiraheli baciye mu nzira baciriwe n'Imana, abanyegiputa baca mu nzira bataciriwe n'Imana. Ni bande bashiriye mu nyanja? Umva mubwira abagukurikiye barashirira mu nyanja. Abagukurikiye barashirira he? Eriko siterebo sha. Umva mubwira inzira ushyiriweho ni inzira itarigeze ibaho, ni inzira itarigeze icibwa n'undi muntu. Vuga ngo ni inzira nshya, ni icyerekezo gishya, ni umuryango mushya Imana ikinguye. Abangurikiye baramera nk'abanyegiputa. Vuga ngo ni mu nyanja. Ongera uvuga ngo ni mu nyanja. Mu izina rya nde, mu izina rya nde. Abantu mwarimo musaba amafaranga Imana irayabahaye. Imana igukingurira inzira y'amafaranga, ikwishyuriye umwenda wose wari ufite. Imana yambwiye ngo nta muntu uhagarara ku buzima bwawe, irakwishyuriye. Akira kwishyurirwa n'Imana, akira gucirwa inzira n'Imana, akira gutungurwa n'Imana. Mu izina rya nde, mu izina rya nde. Ibyo biraba, 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 biraba none. Uyu munsi ryari Zaburi ya 12:6 baravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibaba, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ryari. Umva mbabwire, Imana izi today, uyu munsi izi na tomorrow, ikabizi na hashize hano, ariko nonaha byari. Ntabwo ari uyu munsi, ni nonaha. Mu cyongereza basobanura mu cyongereza, mu byumve neza, mu nyacyongereza bivuze now. Umunyagifaransa arahari. Maintenant urabiha wowe nawe numva ari uwo muki wacu. Maintenant ni ukuvuga ngo maintenant ni aka kanya, now ni aka kanya. Ikindi Imana igiye kugukorera ni aka kanya, aka kanya. Mu izina rya nde. Abana aujourd'hui, abana today, now, maintenant. Uyu mwanya birabaye. Byakire, 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 byakire. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oya pasiko shara. Gutabarwa naka, kugira naka, kubona Imana naka, gusubizwa naka, gutabarwa naka, kuruhuka naka, kubona Imana naka, icyerekezo naka, akazi naka. Oya kosindere koshara more sitini koshayi, doli kosika shayo, eri kosata ti koshia more sitini. Ora tala wala sitini. Turi ku isaha y'isa cyenda. Isa cyenda niho habaye igitangaza, ubwo Yesu yapfaga ngo aramanuka ajya ikuzimu, ngo habaho ubwira kabiri. Aramanuka ngafata Satani, aramuhambira, aramuboha, amwambura ifunguzo, akingurira abera, arabwira ngo nimusohoke. Habaho kuzuka, habaho kuzamuka, habaho kugaragara, habaho kwerekanwa. Eribo sito riko sharabore, eribo saibo, eritashani wala. Ngo bari barapfuye barazuka, ba Yeremiya barazamuka, ba Ezekiyeli barazamuka, ba Yesaya barazamuka. Umubabwire hari ukugaragara kudasanzwe, hari ukugaragara kudasanzwe, hari imbaraga z'Imana zidasanzwe, hari icyerekezo cy'Imana, hari amahirwe y'Imana, hari ubuzima bw'Imana muri twebwe.
Oh, wate haleluya. Eriko siteneko shabo. Ubamba bwingi. Yesu waboshye umwanzi akuboheye wakurwanya. Yesu waboshye umwanzi akuboheye umurozi wari warakwibasiye. Yesu waboshye umwanzi akuboheye abanyamashyari bakwirukankana. Yesu waboshye umwanzi akabohora abera bari baraboshwe. Arakubohoye isacyenda y'ibitangaza, isacyenda y'ibitangaza, isacyenda y'ibitangaza, isacyenda y'ibitangaza, isacyenda y'ibitangaza, isacyenda y'ibitangaza, isa y'ibitangaza. Ukuntu gukora kw'Imana, ukuntu gukora kw'Imana hagati muri twebwe. Hari imbaraga zamanutse, hari imbaraga zamanutse. Akira izo mbaraga, 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 akira igitangaza cyawe. Nino cyakira tere haleluya. Oya basite. Ntugipfuye. Ndaguhakaniye. Urazutse. Urazutse. Utangaje abantu. Batunguwe n'iby'Imana igukoreye. Batunguwe n'iminsi Imana iguhagaritse. Batunguwe n'ikindi Imana ikoze ku buzima bwawe. Vuga ngo hari ikintu gishya. Ndagikorewe. Ndacyakiriye. Ndakizeye. Aka kanya ndumva hari icyo nkorewe. Kirabaye. Nonaha. Nonaha. Mu izina rya Yesu. Si ibya kera. Si ibya kera. Biremwe nonaha. Biremwe nonaha. Biremwe nonaha. Biremwe nonaha. Hallelujah. 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 Hindukirira umuntu muri kumwe murebane. Ndagira ngo mubwirire ijambo. Mubwire ngo ntabwo ariko bikibaye. Siko bizaba. Kubategereza Uwiteka. Ntawe uzakorwa n'isoni. Ngo kiretse abava mu isezerano ari nta mpamvu. Mubwire ngo warishikamyemo, warigumyemo, rigubemo, rigiye kuzura, rigiye gusohora. Babandi basigo nebo sango. Eriko shaya bore wala sindi nibo sha. Eriko sike shaya bone sta. Haruguzwa n'ibyawe. Haruguzwa n'ibyawe. Vuga ngo uyu munsi ndahura n'ibyawe. Uyu munsi ndahura n'ibyawe. Uyu munsi ndahura n'ibyawe. Uyu munsi ndahura n'ibyawe. Uyu munsi ndahura n'isezerano. Isezerano ngiye guhura naryo. Ngiye kwicara mu isezerano. Ngiye kuryama mu isezerano. Ngiye kwicara mu isezerano. Ngiye kuryama mu isezerano. Kuko Imana ibinyemereye. Ndagushimiye Mwami. Ndagushimiye Mucunguzi. Kunyemereye kuruhuka umutima. Ngicara mu isezerano. Ngicara mu isezerano. Ngicara mu isezerano. Karyama mu isezerano. Mu izina ryanjye. Mu izina ryanjye. Bateye haleluya. Uwo muturanyi wawe mwicara. Mubwire ngo Imana irabikwemereye kwicara mu isezerano ryawe. Uyu mwaka abantu ni wowe bagiye kureba. Uyu mwaka ubuhamya bwawe nibwo bugiye kuvugwa. Ubuhamya bwawe nibwo bugiye kuvugwa. Uyu mwaka igitaramo ni icyawe, indirimbo ni iyawe, ishimwe ni iryawe. Kuririmba ni wowe uzaririmba. Ni wowe ugiye kurepeta indirimbo nshya. Ni wowe ugiye kubona ukuboko kwiza kw'Imana. Mubwire ngo ikugarutseho. Ije kubaka ihema rya Dawidi ryaguye. Ije kubaka ihema ryawe ryaguye. Ije kubaka ubuzima bwawe bwasenyutse. Ije kubaka imibereho yawe yasenyutse. Ije kongera kubaka ubuzima bwawe. Ije kongera kugusana. Ije kongera kukwegeranya. Ije kongera guhuza ubuzima bwawe n'isezerano ryawe. Uyu mwaka ni uwawe. Uku kwezi ni ukwawe. Uyu munsi ni uwawe. Iyi saha ni iyawe. Ni wowe n'Imana. Reka abantu. Reka kwitotomba.
reka kubatekerezaho cyane. Imana igukuye mu bantu igushyize mu gituza cyayo. Ugiye gutetera mu gituza cyayo, ugiye gushimira mu gituza cyayo, ugiye kunezererwa mu gituza cyayo, kuko n'Imana iri kumwe nawe. Ninde ubyumva tere haleluya? Eriko siko shaka, eriko siko shaka, eriko siko shaka. Eriko siko shaka, eriko siko shaka. Yiguru y'urugendo abana ba Isirayeli mu rugendo Imana yatangije akaba ari nayirurangiza ab'imitima inaniye barimukiye mu ntayu ukuyeyo Yosuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga inkuru y'urugendo abana ba Isirayeli urugendo Imana yatangije akaba ari nkayirurangiza ab'imitima barimukiye mu butayu yago ukuye Yosuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga Pero